inshuti zanjye murihangana niyo nkibyuka kandi habyutse hakonje ukuntu mbyukiye kuri mesaje numva irambabaje ndavuga ngo ndaza kuza kubaganiriza no kuyibasangiza sibyo urabona ko hakunda Imana yabyemeye ko abantu bagenda barutana mu ntera niba hari ikintu kimbabaje ni umuntu uduhaye ubuhamya bw'ukuntu byabaye ngombwa ko ajya gukorera ahantu ajya kurara ahantu nimba ari ukuharara nimba ari ukuhirirwa simbyibuka urumva ni abantu basa n'abamurenzeho ku rwego rw'ubuzima arangije ngo hamaze iminsi mike yajya kwiyarurira bakaza kureba icyo yiyaruriye ngo atabacura ukabona ko ari kwarura bamuhagaze hejuru barebe uko arya ese ni igisambo ese ntaducura ese umuntu wihaye umuntu mu rugo rwe urya ariko yajya kwarura bakaza kumuhagararaho cyo ni kimwe icya kabiri igihe ngo bibaye ngombwa yuko yajya kwicara ahantu bamushyiraho ingenza ziza kureba ko nta kintu ari gutwara ko nta kintu yibye urumva ibyo bikomere Satani aba ateje umuntu mbese kugusuzugura wiha urya unywa ariko Satani akanga akagusuzugura niyo mpamvu nkunda kubabwira ngo mu bintu tujye dusengera ko agasuzuguro k'abadayimoni katuvaho kandi kakava ku bacu sibyo uzi kujya kurya niba uteka abantu bakaza kugushinga hejuru ngo barebe yuko utarya ugakengesha uzi kuba wicaye ahantu bakaza kukurebuzwa wajya kugenda bakakubaza ngo ese aho ngaho harimo iki bakwereke ko ushobora kuba wabibye ni ibintu bibabaza ku mutima ndetse cyane rero ko n'agasuzuguro k'abadayimoni nongere mbasabe mu byo musengera tujye dusenga dukubita abadayimoni bo kudusuzuguza mu izina rya Yesu uzi kuba uri umugore umugabo yajya kugenda agafunga urugi agafunga icyumba atifata ibyo ushaka ntacyo urabishyira mu cyumba cy'abashyitsi cyangwa cy'abana yarangiza agafunga kandi urufunguza akarenga akaruha umukozi ese ubwo uwo mukozi azakubaha ako gasuzuguro k'abadayimoni uzi kuba uri umwana uri iwanyu ariko ibintu byose bakabifata bakabihisha ngo utaza gufata ikintu kandi bakubwira ati nyamara kino reka tuze kugikoresha mu minsi ingahe nta kibazo ariko bakabihisha gasuzuguro k'abadayimoni ko kutemerwa muri sosiyete Uwiteka akavane ku bana be mu izina rya Yesu ni ukuri ni ikintu kibabaje kandi giteye agahinda noneho kandi Imana iduha akantu ku buryo tudahanjuza ku bafilisitiya uzi kubwira umuntu nta muntu utajya muri crise tumunsi nagize crise yenda urwaje umwana cyangwa uri umugabo wabuze ka essence yahenze akubwira ngo ariko iyo uri kumbwira ibibazo byawe ujya wibuka ko atari wowe wenyine ugira ibibazo ubimubwiye nk'inshuti kuko nawe hari igihe wigeze gufasha abandi babikeneye uribuka ko atari wowe wenyine ugira ibibazo abo bazimu n'abadayimoni nibo bari gutera abantu gucumura bari gutera abantu kugira imitima mibi wagira urukundo ubona nabo wagiriye urukundo batarukugirira ni ibintu bitoroshye ni impano Imana ituvana agasuzuguro k'abadayimoni sibyo si message zirambabaje hari igihe umuntu aguha message baba we ukumva ari we bibayeho byaba ari ibindi ngiye kurya umagaze hejuru ngo ndi igisambo nigaburira iwanjye kuza kurebuzwa ngo ndakwiba arewe kandi ibyo bikora cyane cyane nkirabuheri zindi ziba zarabibonye bigoye bakumva ko abantu bose iteka ryose bashaka kubiba mureke kuba inyirabuheri si ubundi agitwaye kuba uzabona ikindi se twebwe badutwaye bike yarata Imana ibakura agasuzuguro k'abadayimoni sibyo Imana ibagire neza abagore ku bagabo abagabo ku bagore abana mu miryango ndetse n'abakozi bo mu rugo sikuru umukozi wo mu rugo wagiye ushaka kuba inyangamugayo ariko bakakwishisha
nyine kubera abandi bagenzi bawe bahakubanjirije. Imana rero tugire neza idukura agasuzuguro k'abadayimoni pe, ariko kurya bakurebuzwa, twana tukurebuzwa ngo dore ibyo yeruriye bagushimanira, wanabireka, ifura ishinjagira ishira, wabireka pe, wabireka. Kurya utunetswe wabireka, twe turi imfura twarihaye we. Ntuzaze ejo bundi wabonye udufaranga utangire usuzugura abantu, ntabwo ari byo. Pole abo biri kubaho nshuti zanjye, pole sana, pole kandi Imana ihindura ibihe pe, ndabasabiye Imana ihindura ibihe. Ngaho reka niyo nari nkibyuka nari maze gusenga, ndabaganirije nyine nk'inshuti zanjye, reka noneho njye mu bindi, mbifurije umugisha wa kibyeyi, Imana yo mu ijuru ibagirire neza.